nagira ngo nifashishe uyu mwanya gusubira mu mpanuro za nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ejo bundi tariki 27 mu kigo cyacu cya Gabiro Combat Training Center yari yaje kuganirira urubyiruko, abantu bangana namwe ndetse abandi murusha imyaka, ariko n'urubyiruko rw'u Rwanda. Iyo rero aganiriza urubyiruko rw'u Rwanda, ntabwo namwe muba mwasigaye, niko mwari muri aha ngaha muri aya mahugurwa. Mu mpanuro rero yatanze, twe tugira ihame, icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze twebwe cyose tugifata nk'ihame, nk'itegeko, tudafite na kimwe dukuyemo, tukubahiriza izo mpanuro yaduhaye. Impanuro ya mbere yatanze uwo munsi yatwibutsaga gukomeza gukoresha neza ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Impanuro ya kabiri yongera ngo iratureba no kurusha izindi zose, yavuze ko buri gihe tuzajya duhora twiteguye kuba dufite intambwe irenze imwe ku mwanzi wacu cyangwa kuba twigimba. Ibyo ngibyo biri mu muco, mu maraso tugendana ya RDF, ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego zishinzwe kubungabunga umutekano. Birumvikana neza? Icya gatatu yavuze ko ku banzi bacu igisubizo ni kimwe: guhora buri gihe twiteguye, kandi kwitegura mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko cyane cyane ubwo kwivuna umwanzi. Ibyo rero bigaragarira mu bikorwa, harimo n'iki ngiki musoje mu kanya: kurasa tugahamya ku ntego. Ndumvikana neza? Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye, anaburira ruriya rubyiruko namwe muri mwo, nuko buri gihe tujya twirinda ibyo twita umurengwe. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ni ukwirinda amacakubiri n'imvugo ziganisha aho ngaho. Twebwe turi Abanyarwanda, ku basirikare bose nanababwira ibirenze ibyo. Reka ngushimire cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane. Aha ni Kirehe, aho ingabo z'u Rwanda RDF zakiriye ku mugaragaro icyiciro gishya cy'abasore n'inkumi barangije amahugurwa y'ibanze ya gisirikare yamaze amezi agera kuri 6. Nyuma yo kuyarangiriza mu kigo cy'amahugurwa cy'ibanze cya gisirikare Basic Military Training Center BMTC Nasho mu karere ka Kirehe. Ni umuhango wo gusoza amahugurwa wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, bari kumwe n'abajenerali, abasirikare bakuru n'abato ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'ingabo z'u Rwanda, nk'uko mwanagiye munakurikira ijambo rye. Muri uwo muhango abasirikare bashya bagaragaje ubumenyi n'ubushobozi bungutse mu mezi 6 bamaze bahugurwa. Berekanye imyitozo itandukanye ya gisirikare, harimo ubuhanga bwo kurasa ku ntego, gukorera hamwe nk'umutwe w'ingabo, gukoresha amayeri ya gisirikare mu bihe bitandukanye, ndetse n'uburyo bwo gusubiza ibitero no kurinda abaturage n'umutekano w'igihugu. Ngo muragenda mubibona muri videos, imyitozo itandukanye bagiye bagaragaza, nk'uko bikubwiye nyine ubuhanga bwo kurasa ku ntego, gukorera hamwe nk'umutwe w'ingabo,
gukoresha amayeri ya gisirikare mu bihe bitandukanye ndetse n'uburyo bwo gusubiza ibitero no kurinda abaturage mu mutekano w'igihugu muri rusange. Ibikorwa byagaragaje ko aba basirikare bamaze kugera ku rwego rubafasha gutangira inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu no kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye by'ingabo z'u Rwanda. Muri make haba imbere mu gihugu ndetse no mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, aho u Rwanda rwohereza ingabo, bona ko ibyo bagaragaje n'ubumenyi bafite ari ubumenyi buhagije kuba bwabafasha mu gusoza ubu butumwa bw'akazi ndetse bwo kubungabunga amahoro hanze y'u Rwanda ndetse n'umutekano w'imbere mu gihugu. Mu ijambo rye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yashimiye abarimu n'abatoza bagize uruhare mu gutegura neza abasirikare. Yanashimiye abarangije amahugurwa ku myitwarire myiza, umurava ndetse n'ubwitange bagaragaje mu gihe cyose bamaze bahugurwa. Yasabye aba basirikare bashya gukomeza kurangwa n'indangagaciro z'ingabo z'u Rwanda zirimo ubunyangamugayo, gukunda igihugu, disipurine, ubunyamwuga no gukora biteguye kurengera abanyarwanda n'ubusugire bw'igihugu. Amahugurwa y'ibanze ya gisirikare ategurwa kugira ngo abinjira bwa mbere mu ngabo z'u Rwanda bahabwe ubumenyi bw'ingenzi bubafasha gukora inshingano zabo neza. Muri ayo mahugurwa bigishwa imyitwarire ya gisirikare, imyitozo ngororamubiri, ari ugukoresha intwaro mu buryo bw'umwuga, amayeri y'urugamba, amategeko agenga igisirikare, uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburyo bwo gukorera hamwe mu mutwe w'ingabo. Urumva ko ni imyitozo cyangwa se ni amasomo yagufasha kuba umusirikare mwiza ndetse ukaba wanarinda ubusugire bw'igihugu cyane ndetse n'abagituye muri rusange. Mu muhango wo gusoza aya mahugurwa, aba basirikare bashya banakoze akarasisi kanyuze abari bitabiriye uwo muhango, bagaragaza disipurine, ubuhanga n'ubushobozi bafite nyuma y'amezi 6 y'amahugurwa akomeye. Kwakira iki cyiciro gishya cy'abasirikare ni kimwe mu bikorwa bisanzwe bigamije gukomeza kubaka ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda no kongera umubare w'abasirikare bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bishobora kuvuka, haba ari imbere mu gihugu cyangwa mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro. Ingabo z'u Rwanda zikomeje gushimangira urwego rwazo ndetse zikanafatwa nk'urwego ruzwiho ubunyamwuga, disipurine n'ubwitange, ibintu bikomeje gutuma zigirirwa icyizere haba mu banyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, ari naho tubona zijya mu butumwa bugiye butandukanye bwo kubungabunga amahoro ku isi mu bice bitandukanye. Gahunda yo gutoza abasirikare bashya ikomeza kuba inkingi ya mwamba mu kubaka igisirikare gifite ubushobozi bwo guhangana n'imbogamizi z'umutekano z'iki gihe no kurinda amahoro n'iterambere by'igihugu. Reka ngushimire cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News, nizere kumeze neza. Ubundi cyo nakubwira nuko ukanda subscribe hano kuri The Quick Times News kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Wowe wayikanze turagushimiye cyane, ujye ukanda like, share ndetse uduhe n'ibitekerezo byawe, ubundi turabibona neza cyane tukabisoma kandi tubiha agaciro cyane. Reka ngushimire cyane, nkwifuriza guhaha ukaronka, Imana ibane nawe mu byo ukora byose.